Amazina yanjye nitwa Nyirabizeyimana Florentina. Ku cyerekeranye no gusora, ese mwebwe gusora mubibona mute? Ese mubona bigira uruhe ruhare muri societe yacu muri rusange? Weho wumva nk'imisoro abacuruzi batanga cyangwa se nk'abantu bandi basora imariye iki gihugu, wowe ubibona gute ku ruhande rwawe? Murakoze cyane. Gusora ndabikunda cyane kuko iyo umuntu asoze amafaranga ntago yabura icyo amara muri leta. Leta n'ibikorwa byinshi igenda iyakoresha, niyo mpamvu umuntu aba akwiye gusora akabyita nk'ibye kandi akabikora bikunze. Yatugejeje ku iterambere, nk'abadamu twari twarahejwe inyuma, ariko dusigaye twumva ko ibintu byose twabishobora nta cyatunanira bitewe n'uwo mubyeyi wacu dukunda cyane, Nyakubahwa Paul Kagame. Mwire mwese bakunzi ba Bhope Empire, uyu munsi twafashe urugendo rwacu twerekeza mu kagari ka Kagina ahazwi nko ku Kivoka. Twagiye gusura umucuruzi waho kugira ngo turebe aho ageze yiteza imbere, tumubaze ibanga yakoresheje ndetse n'ibindi. Ahangaha rero turi murabibona ko ari imbere y'iduka rye, afite ibicuruzwa byiza, afite amamatera, amabaga manini n'amatoya, acuruza amayinite, acuruza esanse, acuruza inkweto, ibintu byinshi. Urabona ko ari mariti papasi, ni ibintu byinshi acuruza. Rero twabasabaga kugira ngo mujyane natwe dusure uyu mucuruzi, tumenye ngo yatangiriye he, ageze hehe, ese n'iki yigejejeho muri ubu bucuruzi bwe, ese n'iki cyamufashije, n'iki cyamugoye, ndetse n'ibindi byinshi. Mukomeze mudukurikire kuri Bhope Empire, ni mu kanya tuganira n'uyu mucuruzi. Bakunzi bacu rero, nkuko twari twabivuze, twagiye mu mudugudu wa Kagina aho twagiye gusura umucuruzi waho. Twari twabiberetse mbere mu mashusho. Ahangaha rero tukaba twinjiye mu iduka rye. Urabona ni iduka ryiza ririmo ibicuruzwa bitandukanye. Tugiye kuganira nawe rero, aratangira twibwira ese ni muntu ki muri make. Tugiye gutangira tumumenya, hanyuma tuze kuganira n'ibindi nyuma tuziranye. Muraho neza? Bravo. Mwitwa bande? Amazina yanjye nitwa Nyirabizeyimana Florentina. Abantu nubatse mfite umugabo n'umumama w'umwana. Murakoze cyane. Nkuko tubibona, turabona rwose uwo mama umeze neza. Amafaranga ushobora kuba uyafite? Araringaniye. Araringaniye. Ndabona rero ufite ibicuruzwa byinshi, ibikapu, imyenda, inkweto. Ese watangiriye hehe? Ese n'iki cyagufashije kugira ngo ugere kuri ibi bintu byose? N'iki cyakugoye? Muri make dusobanurire. Ese watangiriye hehe? Byari bimeze gute?
Murakoze cyane. Natangiye buri myaka mfite nk'igishoro cy'ibihumbi nka 300. Uko ngenda ngura ngenda nunguka gahoro gahoro, birangira ntangiriye ku isabune na biswi, gahoro gahoro ngenda ntera imbere, maze imyaka 6 ncuruza. Hari abantu baba bazi ngo kugura imyaka biravuna, bisaba kwihiringa, bisaba ibintu byinshi. Ese tubwire nk'abantu b'abamama wabagiriye ihe nama? Uzuguritse nko ku bantu b'abamama, kuko akenshi bigusaba kuba nko mu cyaro nyine dutangira kugura tugurira ku kageneri, aba ari na ngombwa nyine aho ubonye utwaka kugenda ukikorera ku mutwe. Biba byiza iyo akazi ugafashe nk'akawe, kuko iyo ugakunze amafaranga araza. Kugura imyaka ni ibintu byiza kuko birunguka. N'abantu b'abamama cyangwa se b'urubyiruko nabashishikariza kugura imyaka, kuko ni ibintu bituma ugera ku iterambere vuba byihuse. Ese tubwire nk'ubu ngubu ujya kubaka, ujya gushaka umugabo kugira ngo ushinge urugo, wari umaze kugera ku ki mbere y'uko ushinga urugo rwawe? Murakoze cyane, kuko natangiye mbabwira ko naguraga imyaka, za kugenda ngira agashoro gaciriritse ninjira mu bucuruzi bwa butike. Nashatse umugabo mfite nka miliyoni 10. Murakoze. Urakoze cyane. Ese tubwire kubona amafaranga ukiri umukobwa utarubaka biragoye kugira ngo ube washaka. Niki cyaguteye imbaraga zo kugira ngo ushake umugabo ushinga urugo rwawe? Murakoze cyane. Iyo ufite amafaranga uri umuntu w'umukobwa biba bigoye kugira ngo uyumvishe ko ugomba kubaka urugo, ubona ari ibintu bigoye cyane. Gusa nyine mu buzima busanzwe nashatse mfite nk'imyaka 30, urumva ni imyaka myinshi cyane. Nabonaga naregeranye, biba ngombwa nyine ko nanjye ntera ikirenge kuri bakuru banjye. Murakoze. Birumvikana umaze kugera ku bintu byinshi, ariko nk'ubu urebye nk'ahantu wavuye n'ahantu umaze kugera, urabona umaze kugera nko ku mutungo ungana iki ubucuruzi bwawe bwakugejejeho? Murakoze cyane. Maje kugera ku ntera ndende, kuko aho mpagaze ubu ngubu mpagaze nko kuri miliyoni nka 25 ugereranyije. Uragize uti wararebye ubona urarengeranye ushaka umugabo. Ese wagiye gushaka umugabo, ariko birumvikana ko umugabo nawe yari yifite? Ntabwo umukobwa ufite amafaranga yapfa gushaka umusore uciriritse uri aho ngaho. Murakoze cyane, kuko iyo uri umukobwa ufite amafaranga uba uri umuntu wiyubashye cyane. Kugira ngo ubone n'umusore biragucanga cyane, kuko akenshi ubona ko abantu bagutinya, ko bati uriya muntu namuhera hehe. Biba ngombwa nyine ko ushakana n'ubundi n'umuntu muri ku rugero rumwe. Ariko buriya sari nk'igihe kigera ugasanga nk'umukobwa ufite amafaranga, hari n'igihe akunda umuntu ariko yanayimubwira umuhungu akamubwira ati reka reka ntibyashoboka bitewe n'amafaranga umuntu afite. Murakoze cyane. Iyo ufite amafaranga uri umuntu w'umukobwa, abasore bashobora kugutinya, ariko weho wenda ukabona nk'umuntu ukumva uramukunze. Niyo wamubwira ko umukunze ntabwo yabyemera bitewe n'urugero abona ugezeho. Biba bigoye mbese. Uri umuntu w'umumama wubatse, tubwire nk'ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye uribona gute? Ubona hari aho ribogama? Ese ubona rikenewe? Wowe ku ruhande rwawe wumva bimeze bite? Uburinganire n'ubwuzuzanye ni ibintu biba bikenewe mu buzima. Iyo bibaye byiza umuntu mwashakanye hakazamo kubahana, mu kuzuzanya ni ibintu byiza cyane, kuko bituma mugera ku iterambere byihuse. Wagira nama ki nk'abagore bafashe ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye nk'aho ari akarima kabo? Ubwuzuzanye n'uburinganire biba bikenewe cyane, ariko ntabwo ari byiza ko umugabo wavuga ati wenda guteka
uyu munsi ntabwo ndi buteke kubera ko bavuze ko hari uburinganire n'ubwuzuzanye, ati nabiharira umugabo ntabwo aba ari byiza, ni ibintu mukora mwumvikanyeho, niba ari uguteka wenda ufite nk'ikibazo umugabo akaba yabigufashamo ariko nta gahato gahari. Birumvikana ko iyo umuntu amaze kugera ku bucuruzi bungana gutya byanze bikunze aba yarakoranye n'amabanki. Nagiraga wenda ngo menye ese hari ikintu banki yigeze igufasha cyangwa se warebye kuyiyoboka ubona bitakunda, bimeze bite uhagaze ku ruhe ruhande ku bintu byo gukorana n'amabanki? Murakoze cyane. Ibintu by'amabanki ntabwo nigeze mbyinjiramo, ahubwo nagiye nkorana n'ibimina, nkajya nko mu kimina bantura nk'amafaranga agashoboka akaba kariyongeye, ntabwo amabanki nigeze nkorana nayo. Urakoze cyane. Ese ubona ari nk'iki wagira nk'abamama n'inama kugira ngo nabo babashe kuba bakwiteza imbere, bumva ko bakiri hasi, bumva bakisuzugura se, bumva ko bateze amakiriro ku bagabo babo nubwo wenda ari nako byaba bimeze rimwe na rimwe, wabagiriye ihe nama? Murakoze cyane. Inama nagira bagenzi banjye ni ukumva ko akazi kose ari akazi, ko niyo wapanga umushinga ukaba watingiye gucuruza inyanya wazicuruza kandi zikakubeshaho, wabonamo udufaranga ukatugura nk'ayo mavuta cyangwa se iyo sabune n'umunyu utabiteze ku mugabo wawe. Biba byiza iyo umugabo ari kubona nawe hari akantu uri gukora utagize ubushobozi wenda umusaba, akabona ko nawe ubifitemo umuhate, mubasha kubahana kandi mukagera ku iterambere byihuse. Birumvikana. Ese nanone wagira nk'iyo nama abamama bumva ko bagikandamizwa n'abagabo babo, bakumva ko ariko zubakwa, bakababangamira, bakabakubita se, ariko bagakomeza bakavuga ngo niko zubakwa, wabagiriye ihe nama nk'umumama mugenzi wabo? Murakoze cyane. Mu ngo zubatse ntabwo haburamo ibibazo, gusa iyo ibibazo bibayemo ubasha kubyihanganira, kuko mutihanganiranye nta kintu mwageraho, upfa gusanga umuntu ari gukinize kandi mu buzima ntabwo bigize iki, ntabwo byabateza imbere ahubwo byatuma mushwana. Nk'umucuruzi rero ndaza kongera nkubaze wenda ku cyerekeranye no gusora. Ese mwebwe gusora mubibona mute? Ese mubona bigira uruhe ruhare muri sosiyete yacu muri rusange? Weho wumva nk'imisoro abacuruzi batanga cyangwa se nk'abantu bandi basora imariye iki gihugu, wowe ubibona gute ku ruhande rwawe? Murakoze cyane. Gusora ndabikunda cyane, kuko iyo umuntu asoze amafaranga ntabwo yabura icyo amara muri leta. Leta n'ibikorwa byinshi igenda iyakoresha, niyo mpamvu umuntu aba akwiye gusora akabyita nk'ibye kandi akabikora bikunze. Urakoze cyane. Nk'ubu urabona ko ufite ibicuruzwa byinshi cyane kabisa, ariko urasora wowe? Ndabikora cyane, maze nk'imyaka 6 nsora nta kirarane na kimwe mfite. Ihame ryo gusora uraryubahiriza kabisa. Wenda ndaza kukubaza ku kindi kibazo cyerekeranye n'ubuyobozi bwiza dufite cyangwa se n'abayobozi bacu twishyiriraho muri rusange. Wewe ubuyobozi bwanyu bw'akagari cyangwa se bw'umurenge ubona buhagaze bute mu mibereho myiza y'abaturage muri rusange? Murakoze cyane. Ubuyobozi bwacu bona ari ubuyobozi bwiza cyane, kuko abayobozi bacu batugira inama cyane cyane nko mu gutanga mituweli cyane, tuba aba mbere. Ibintu by'imisoro barabidushishikariza cyane, n'ibindi by'imibereho myiza, ubu usanga nta kibazo dukorana neza, nta bibazo tujya tugirana n'abayobozi bacu. Nk'umumama wiyubatse wageze kuri byinshi, niki ushimira umukuru w'igihugu wacu Perezida Paul Kagame? Murakoze cyane. Perezida Paul Kagame ni umubyeyi dukunda, yatugejeje ku iterambere. Nk'abadamu twari twarahejwe inyuma, ariko dusigaye twumva ko ibintu byose twabishobora, nta cyatunanira.
bitewe n'uwo mubyeyi wacu dukunda cyane nyakubahwa Paul Kagame. Urakoze cyane, turi kugenda tugana ku musozo. Nk'umucuruzi rero twasuye uyu munsi, ni iki wageza ku badukurikiye kugira ngo bajye banakugana bakugurire ibicuruzwa byawe? Turabona ufitemo ibicuruzwa by'abana, iby'abantu bakuru, byinshi cyane. Tubwire, ni nk'iki wabwira abantu badukurikiye kugira ngo baze banakugane bagure ibicuruzwa byawe? Murakoze cyane. Tugira ibicuruzwa byiza, tugiramo imyenda myiza y'abamama, tukagiramo imyenda myiza y'abapapa, tugiramo amavuta meza cyane, tugiramo n'amaparufe y'abasore n'inkumi, ku buryo uca ku muntu agasigara kwibazaho byagenze bite. Tugiramo n'ibikapu by'abanyeshuri, kandi amashuri agiye gutangira. Tugiramo na boti, cyane cyane nk'iki gihe cy'imvura. Yego. Iyo umumama cyangwa umupapa yambaye boti agiye mu kazi runaka, aba ari byiza cyane. Tukagiramo inkweto z'ibisandari, abanyeshuri bagiye gufungura, amakayi meza n'ibindi bintu byinshi bitandukanye. Tugira ibikoresho bigendanye n'ibya telefone, amakoteri, amaradiyo n'ibindi bintu bitandukanye byinshi cyane. Tugiramo n'ibikapu by'ibitenge by'abanyeshuri, nka rwa rubanda rugufiya baba bashobora kwibonamo cyane, bitagoye ababyeyi. Murakoze. Turi kugenda tugana ku musozo, ariko sinasoza ntakubajije iki. Ese ni iki, kuki watekereje gushyiramo ibintu byinshi bitandukanye? Nabonyemo ubuki, nabonyemo amafu, nabonyemo ibinyobwa, ibintu byinshi. Ese icyo gitekerezo cyavuye kugira ngo uzane ibintu byinshi mo hano? Igitekerezo cyaje gite cyane? Ntekereze gukora ibintu gutya bivangavanze. Urabona dutuye mu cyaro, nko kugera ku masoko biba bigoye. Hari ababyeyi badashoboye kuba bagerayo, hari abasaza, hari abakecuru. Iyo bihari hafi biraborohera kugira kubihaha bitabagoye cyane, kandi tuba dutangira ku biciro nyabyo, ku buryo tutabananiza. Tugira n'abakiriya benshi, nuko musanga mwasanze ari mu gitondo abaturage baba bagiye mu murima. Birumvikana n'igihe cy'ihinga. Ubu ngubu mu kanya nk'igihe cya saa 8 gutyo, abakiriya baba bakubise mbese buzuranye. Florentine, waduha nomero z'abantu bakubonaho turi kugana ku musozo? Nimero ndayifite 078 18 24 870. Hari n'iyindi 078 10 12 813. Urakoze cyane Florentine, reka tugushimire kandi dukomeze tukwifuriza kugenda utera imbere muri byose, waguke, ari ubutunzi, ari abana, mbese muri byose ukomeze waguke kabisa. Turagushimiye cyane. Murakoze cyane. Nanjye nabishimiye, uzagaruke. Ndabona iki gikorwa ari cyiza cyane. Urakoze cyane. Bakunzi bacu ba Hope Empire, rero murabona ko uyu mumama wacu yiteje imbere, amaze kugera kuri byinshi, ahageze kuri miliyoni zirenga 20. Ni ikintu cyiza n'abamama bose bagakwiye kwigiraho. Murakoze cyane rero, tuzahure mu biganiro byacu by'ubutaha.